nanone igitondo cyiza nshuti zawe twagarutse mu mahoro meza turi bazima, murumva ko noneho ijwi ryamaze kugaruka ntakirwaye. Uyu munsi ni igitondo kidasanzwe kuri jye, ni igitondo cyuzuye amahoro n'ibyishimo, mu gihe namaze kumenya ibiri busohoke uyu munsi. Ubundi iyo namaze kumenya amakuru y'ukuntu uyu munsi sinema nyarwanda nkunda cyane ariyo Intimba ya Ravi imeze, ni ukuri mba meze neza. Namwe mbifurize kumera neza, mugubwe neza aho muri hose, kandi Imana ikomeze kubarindira impagarike. Nk'abatindiye rero, reka mbibutse ko ahangaha kuri Win Entertainer ariho usanga amakuru y'ibiri busohoke saa 4, ukabimenya saa moya, ukaza kujyayo wowe ubireba. Aho utarakora subscribe rero, kora subscribe tujya twibanira buri mu gitondo, kora kuri share na comment, ujye utubwira ko wowe ubyumva, nicyo wumva twahindura. Kandi ikiruta byose rero, ahangaha mbashishikariza ko mwajya mwumva ikiganiro cyose kikarangira. Biri mu mpamvu ituma mbaha iminota mike mbaha iminota mike kugira ngo mubashe kujya musobanukirwa, mwumve ikiganiro cyose. Ni wowe rero n'uba utabasha kumva ikiganiro cyose ukumva iminota 2 cyangwa 1, ni ukuri nta kintu uba ukuyemo. Gerageza wumve iminota, ntabwo ari myinshi, si myinshi pe. Nubasha kumva iminota yose twakora bizagufasha. Niyo mpamvu rero hano mpera ku makuru y'ibyaranze umunsi w'ejo, ngasoreza ku biri busohoke uyu munsi. Cyangwa ndababangamira njye mbanza iby'uyu munsi, ntange mvugira rimwe byose nkomereze ko ntitaye ngo habanje iki hakurikiye iki. Muze kunyandikira muri comment ko mubyumva, niba mwifuza ko ibi makuru y'ibyaciye hejuru ntayo mukeneye, mudakeneye ko tubanza kubicamo, tujye tuza dukubita tubangura tutatwivugira ku biri buze. Comment zanyu ni ingenzi. Umunsi w'ejo muri galeri y'inkende, ingagi n'ibiki byose byari byabaye manzi. Urukundo rwogere hagati ya Ravi na Shema. Ni ukuri kw'Imana abantu bakundana nka Shema, akaboko kanjye kari hejuru yabo pe, ndabashyigikiye. Mu rugo kwa Mimi ari mu ishuri ry'ubuzima, kuva yatangira inzira y'urukundo, mama nawe yamutangije inzira yo gusobanura ubuzima bwe, kuko ejo n'ejo bundi ngazaba umubyeyi. Ibaza umubyeyi utazi gucana imbabura. Ese koko ko mama Shema nawe yagowe, ubundi ubu ngubu yakabaye yitwaye gutya imbere y'umukwe? Ese aramutse koko abaye umukwe we yaramutonganyije gutya ngo umwana wo kwa minisitiri ntiyashakana na zamu, byazacura iki mu gihe kizaza? Ntiwucikwe rero, ni hano kuri Win, ayo makuru yose uyakura ugasobanukirwa. Ibyo byose rero mu gihe biri kuba, mwabonye ukuntu Ganza yishimye na Claudine, ariko ntabwo azi ko Claudine we aba yishakira amakuru. Igihe ni iki rero ngo twanzike, ngo amahirwe y'umuntu aza rimwe mu buzima. Mimi kubura umubyeyi bizamubera ishuri, niyo mpamvu mama we ari kumbwira ati ndamutse mpfuye byagenda bite. Mu ishuri ry'ubuzima rero Mimi yinjiye mu nzu atonganya Nera, kandi Nera murabizi ko ari umwana ugira discipline, wumvira, nta kintu ari bufashe Mimi, ariko nyine yapfuye kumurabura ngo ari bufate akanuza agashashi ka spaghetti. Arangije Mimi ati kanyikaragiraho, ariko potesi koko kuki abana b'ubu tutamenya ngo ejo hahatiki, tutigira no ku mateka y'abo twicaranye nabo. Mimi kurava mu bwana, wige usobanukirwe, wige gukora, wige gufata imyanzuro, wige kuvuga, wige no kwitwara nk'umuntu mukuru. Uburyo witwara ntabwo uri umuntu mukuru, ibyo ukora ntabwo uri mukuru, ntabwo wakabaye ugeze X6 utaramenya gucana imbabura. Ariko nanone bwo amakosa yaba ari aya mama wawe ubaye utaramenya gucana imbabura na bakuru bawe. Ibyo simbitindaho rero, murabizi neza uru rugo ubundi niyo nzu ya mbere iberamo komedi zishoboka zose, ubundi ni abakomediye bigendera muri uru rugo. Mu gihe ibyo byose rero byabaga Nera arambwira ati shaka ikindi kintu ukoresha rero ntacyo ngufasha. Mimi rero sinzi ukuntu yibutse ko hari akabuje acana akabuje. Ntimuze gucikwa rero, ubu ngiye kujya mvuga ingingo numumerezaho n'ibyayo birangiza. Ntimuze gucikwa mu kanya Mimi arimo arahata igitoki. Mbega umubyeyi uzi guhana, noneho yarakize akaboko, arakubita urushyi ukagira ngo ni umusirikare.
mu gihe Mimi yahataga igitoki akakibaza, harya si babyita kubaza? Njyewe narakuze ntabwo ndi Mimi, babyita kubaza, akakibazura mama Mimi biramucanga. Ibyo byose rero bimaze kuba nibwo Ravi mubizi neza yaribereye muri galeri n'umukunzi we. Ese Manzi tuzamwita iki? Harya ngo ni Dr. uri kureberera Shema cyangwa ni bodyguard? Manzi mu gashyari kenshi ati ninkura nzaba nkamwe, ariko se mama tegereje gukura kangahe mugane wa Shema? Manzi bamuziziranyije igitekerezo yarazamuye, ariko nimuze gucika uyu munsi ubwo Shema ari buze kuba atangiye kubitekerezaho. Umunsi w'ejo nabwiye ukuntu Shema yaratangiye gutekereza ukuntu yakambika Ravi impeta, none Manzi abivuzeho akubita muri cya gitekerezo cyari cyamaze kuza mu mutwe wa Shema. Ariko mwibuka ko Shema hari ingamba yabanje kwiha, avuga ati nzabanza nguhe inzu gushakire na business ukora. Ntakubeshye Manzi akivuga ngo ko mumaze igihe mukundana nibura wamwambitse impeta ya fiançailles. Bose babyakiriye hejuru, batera hejuru bati sawa sawa, ariko rero none wibuke ko akirimo imbogamizi. Numuze gucikwa rero ni kuri Win Entertainment, byose usobanukirwa nabyo niho bibera. Manzi yarebye Shema naravuga ati nyamara ndavuga nkomeje, igihe iyo gitinze kiribagirana, mugerageze muhindure muhinduke, mwige gufata imyanzuro mu bihe bikomeye cyangwa byoroheje. Ejo n'ejo bundi hatera ikibazo mukananirwa kukikuramo, ariko mubaye muri abafiance twese tubizi, nicyo gihe ngo muhangane n'ibibazo. Shema reba Ravi na Ravi aramureba abati Manzi koko aka kanya niko keza? Ndati nta kanya keza kabaho, igihe iyo gihuzura kiba, niko abanyarwanda bajya bavuga. Mu gihe Manzi rero avuga ko ibyo byose Shema yo yahise abwira Ravi ati wabyemera se? Ravi ati nyir'ubwite wanjye. Ubundi si ubwo murumva koko Ravi yahakanira Shema n'ukuntu Ravi akunda Shema? Byatangiye Shema ari ukunda Ravi cyane, none Ravi asigaye akunda Shema kurenza Ravi. Nshuti zanjye nimucike n'ukuri. Mu gihe ibyo byose rero katwigarukire mu rugo rwabuzemo amahoro pe, rwabuzemo amahoro urugo rwo kwa minisitiri. Ibaze kugira titire yo kwitwa minisitiri ariko abantu bawe bakabura amahoro burundu. Ntawe uvugisha undi, abavuganye no kurwana, abatangiye baganira neza no gusoza barwana, abatangiye barwana basoza bavuga neza. Mbega uru rugo ruvangavanzemo ibintu, ubundi abantu bicara bakaganira bagahuza, ikiganiro gitangira kigenda kirangira ni abasekirite bonyine. Ako nukuri abakene twiberaho neza di. Bakunze b'uru rugo rero ntago ndi bubibutse byinshi, kuko byinshi by'uru rugo niba urukunda urabizi. Ange yaganirije mama we mu mahoro meza, batuje ubona ko amushyigikiye, ariko niba bageze hanze mama Shema akaribwa n'ibiki, arasakuza aratongana. Ariko finali byari ugucarenjinga umuhungu di. Ntimuze gucikwa n'isayi n'ibyo bintu bisobanukirwa. Zari challenge ngo mama Shema arebe imyitwarire y'umusore uko yitwara mu kibazo, uko yakitwara abantu bamusakurije, uko azitwara. Minisitiri yagezaho kumutimbagura umugani wa mama Shema ngo baragutimbagura. Kandi impuhwe z'ababyeyi murazumva di. Impuhwe z'ababyeyi muba mugomba kuzumva, kuko biba bigoye kumva umubyeyi afashe umwana akamushyingira umuntu utagira n'ahaba. Ni umusekirite we se, ntagira inzu, ntagira iwabo aba afite bakeya ni abakene. Ukumva umwana nk'uyu wakuriye aha nabyo biba ari ikibazo. Ariko nanone aho ujya babariza umwana di, mujye mudusharinga kuri aya mafaranga natwe tubaheho, babone abagabo n'abagore bifuzanya. Pana kumva ko umwana azajya gukunda umwana wo kwa minisitiri mugenzi wa se, cyangwa se kwa fanda ukomeye nk'uko babivuga. Urukundo rujyaho rushatse. Mu gihe ibyo byose byabaga rero maze kuvugira sekirite, murabizi umubyeyi n'umubyeyi nyuma yigaruye bariyunga baraganira. Arina ariko yari yiciye muri umuna we di.
Aline kuvuga umuntu Shema kumuvuga nabi mu kanwa ka Aline ni ikibazo. Bantu mushaka kuvuga Shema nabi Aline ahari yakica umuntu. Muze gucikwa rero ni saa 4 ubwo twese tube duhuriye aha ngaha. Wowe utarakora subscribe ukora subscribe, wowe utaratera comment tubwire ngo bigenda bite. Like nyinshi umwanya munini wo kumva ikiganiro kugira ngo usobanukirwe. Ubundi ahandi Imana ibandindire.